ikibazo n'umugabo wiwe inzu twabagamo nyine tuzagura n'ikibazo ari nabwo nitabazaga Irene yadukorera ubuvugizi tubona amafaranga tujya ariko kuba mu muryango byaro umudamu rero uwo muryango nagiyemo baramuhinduye cyane nkuko mbere twabanaga neza ariko tukigera mu muryango ibintu byahise bihindura isura kuko yashaka kubaho nk'umwana wabo nanjye nkabaho nk'umwana wabo kandi nanjye nibyo nifuzaga ariko nyuma yari amafaranga baje kubona yabonye ko n'ubundi nta kintu nyamumariye ngombwa yuko banyurukana mu muryango wabo kubera yuko amafaranga bari bamaze kuyakoresha yose twari twahawe nta kintu na kimwe cyanjye banyeneyeho. Ku munsi ndakubwira ngo urugendo rwacu rurakomeje ndi kumwe na Jerry nge nitwa Sam Gakire buri munsi tujya hirya no hino nkuko turi urugendo nyine urugendo ni rurerure ariko tugomba kugerayo. Muramuzi Star Kids cyangwa se Fisto inshuti yanyu muzi ko ndi inshuti y'abana murabizi ko ajya tugirana ibiganiro bitandukanye ni wa mwana wahoze ku muhanda wa mwana wari waravuye ku muhanda ari yarasubiye mu rugo ibintu bimeze neza ari kwiga ariko ubuzima cyangwa se ndakubwira wowe dukurikiye uyu munsi nonaha Fisto n'ubundi asubiye mu buzima bwo ku muhanda kuko yamaze kuva mu muryango wari wamucumbikiye wari wamufashije umaze kumuhindurira ubuzima. Buri gihe njya mvuga nti abantu mugerageza gufasha abantu cyane cyane abana mureke kubica mu mutwe nimba ugiye gufasha umwana wimufasha ukwezi kumwe mukore muri bwa buzima bubi ukundi uhita umujugunya ahubwo nimba wemiye kumufasha mufashe mu buryo bujyanye n'ubushobozi bwawe ariko nabwo ugira ahantu mugeza byibuza ugira icyo umukuramo kuko wenda kwishyurira umwana ishuri n'urugero ukamwishyurira igihembwe kimwe ikindi ntiyige n'ubundi kuri njye mba mbona nta bintu bikomeye ubukoze nta mpinduka ubuzanye ku buzima bwe. Urugendo rw'uyu munsi rero rwaruye na Fisto twihanganye tujya kumureba ko murabizi ko ari inshuti yanjye yambwiye ati Gakire byanze nsubiye ku muhanda birambabaje cyane ubwashize ko twasuye Gasogi yaragiye gusubira ku muhanda nari ndi kumwe na Fisto yishimye cyane ari kumbwira imigabo n'imigambi yo kwiga imigabo n'imigambi y'ubuzima bwe afite imbere ariko bo birasa nkaho byose biri kuburirwa icyizere. Uyu ni Fisto ugiye gusura ku muhanda ntaho kuba afite yirukanwe muri wa muryango yararimo. Fisto amakuru ni meza umeze neza kare gusa waba umeze neza gute kandi ari ibintu byabuze mu buzima bwawe ariko ya ndirimbo yawe hari ivuga ngo iki ivuga ngo iki agaseko ya ndirimbo yawe ya mbere ndashaka ntegerere n'ubundi hari ikintu Imana izagukorera sibyo none se wenda ku bantu badukurikiye wahamagara urambwira ati byanze nubwo bizi ko kukugiraho ntago byari byoroshye ariko bitewe nuko ari rwo rugendo rwanjye nizo ntego zanjye mba mfite muri uyu mugabo itangazamakuru cyangwa se muri urwa rugendo natangiye bagomba kugera hirya no hino ku bantu bababaye cyane cyane. Ugiye kumbwira rero naherutse uri muri wa muryango wari wagufashe ubwo wavuga ku muhanda ugafashwa n'abantu bagiye batandukanye hari ahantu wabaga mu muryango byagenze ute bimbwireho ukuntu ibintu bimeze. Ubundi ukuntu bimeze urana umuryango n'umudamu twabanaga yarafite umwana nyine yigeze yibanje kujyana ikibazo n'umugabo wiwe inzu twabagamo nyine tuzagura n'ikibazo ari nabwo nitabazaga Irene yadukorera ubuvugizi tubona amafaranga tujya ariko kuba mu muryango byaro umudamu rero uwo muryango nagiyemo baramuhinduye cyane nkuko mbere twabanaga neza ariko tukigera mu muryango ibintu byahise bihindura isura kuko yashaka kubaho nk'umwana wabo nanjye nkabaho nk'umwana wabo kandi nanjye nibyo nifuzaga ariko nyuma yari amafaranga baje kubona yabonye ko n'ubundi nta kintu nyamumariye ngombwa yuko banyurukana mu muryango wabo kubera yuko amafaranga bari bamaze kuyakoresha yose twari twahawe nta kintu na kimwe cyanjye banyeneyeho. Gizi wakorewe ukurwa ku muhanda hari amafaranga abantu bagufashishije uwo muryango wayakoresheje mu nyungu zabo twari twashinzemo butike none iyo butike ayishyiramo umuryango wiwe irashira ubwo nukuvuga ngo ntayigihari kareka yandi mumvaga bamwe bavuga ngo nabaga butike yabaga mu gikontineri ntayigihari barayiriye
nibyo bya bindi tuganira mbere wambwiye ngo uri gukora utuntu tw'amasambusa. narabikoraga amasambusa ariko n'uwo mudamu twarakoranaga kuko yabaga arimo acuruza butike, nanjye amasambusa ndimo ndayakora, ako byose nta na kimwe kigihari. None wirukanwe mu muryango? Ubu ngubu ntabwo ndimo ndabana nabo kuko nyine babonye nta kindi kintu banyeneyeho, biba ngombwa ko nyine, kuko ubundi we uriya mudamu nawe sinamurenganya, ngeze iwabo baramuhindura kwa ko nta kuntu ajya kuba mu muryango w'abantu barenze abantu 6, sibyo? Nta kintu na kimwe mupfana usibye kuza ugakora iyo mirimo nyine bakakugaburira ukajya no kwishura ibyo byonyine. Rugaye sinzi ukuntu babitekereje, babonye ko amafaranga ashize bavuga ati n'undi ngo nta kintu tukimukeneyeho reka tumwirukane. No kuvayo navuyeyo uriya mudamu twavuganye we nta kintu yavugaga kuko nyine umubyara niwe twabaga kenshi dufitanye ikibazo. Yari umudamu nyine nagiraga nk'agakosa gatoya yaza bagashyiramo umunyu kwa kuri nyine umuntu umubwira ikosa ry'umuntu arangiza ukongezamo n'ibyawe. Nashaka kumusobanurira ntabyumva ahubwo akumva ibyo bama baramubwira. Rero nabonye ibyo bintu bitazashoboka, mbona yuko harimo ikibazo gikomeye kuba atashaka kunyumva. Mbona byahinduye indi sura nyine, ntangira kujya mubaza akavuga ati ahubwo noneho byageze naho babona ko uwo mudamu akinkomeye adashaka kumva muri uwo muryango, baramubwira ati wowe n'abawe bose ugomba kuzagenda ukatuvira mu muryango. Rero mbonye ko ari njye urimo urateza ikibazo kuko nawe yari agiye kubigenderamo, biba ngombwa yuko mava ndagenda. Fisto uhetse igikapu, wari uravuye mu buzima bwo ku muhanda ugirirwa ubuntu ubona umuryango ubamo, ubu uhetse igikapu uba hehe, uri kujyahe? Nabaga aho ngaho nyine muri uwo muryango w'uwo mudamu. Ubu ngubu ndimo ndajya mu bana b'inshuti yanjye, hari umwana twigananaga nawe ufite ikibazo nk'icyanjye, niwe ngiye kureba ndebe ko hari icyo twageraho nyine tugakomezanya ubuzima. None se kukigeraho urumva bakwirukanye bagutunguye, butike tiyarariwe, ufite amafaranga se basi yo ku... Hari abantu nari nabanje kubibwira mbere yuko ngiye kuhava. Umudamu witwa Roza wo hanze wari wamuha amafaranga makeya tugiye kuba twishyuye inzu, ariko bumva ntabwo ari ibizahoraho, n'iby'igihe gitoya. Urumva rero ni no muri lockdown ibintu biba bikomeye, urumva kugenda nkamureba niyo twakwishyura ukwezi kumwe, ariko urumva n'ubundi buzima buragumya bukomera, ariko nta kundi kuntu nabyenze, ntabwo nasubira mu muhanda ngo njye gutoragura ibyuma kandi nzi ko nari maze kugira ubundi buzima bukomeye. Ariko nyine uwo mudamu yanyigishije irindi somo, kuko nta kuntu nakongera kujya nizera umuntu uwo ari we wese avuga ati ngo vayo ngufashe ngo nuko mbonye iki ngiki. Hari irindi somo yanyigishije, ariko nta kundi, iba ariko byateguwe bigomba gukorwa gutyo, nanjye nkashaka uko nikuntu mbigenza. Urabivuzeho gatumita mvuga ntese ubuzima ugiye kwinjiramo nibukomeza kugusharirira ntuzongera gusubira mu muhanda? Ntabwo nasubirayo ko mu muhanda nyine, ariko bishobora no kuba ngombwa nkanasubirayo kuko nta cyizere cy'ubu ngubu mfite nonaha cyo kuvuga ati hari igifatika mfite mu ntoki zatuma ntasubirayo. Hari ibintu bishobora kwanga bikarangira n'ubundi nsubiyeyo. Uravuze ngo hari undi mwana ugiye kureba inshuti yawe nawe ngo wagize ikibazo nk'icyo, we yagize ikibazo kimeze gute? Nawe ni imfubyi, nta babyeyi n'umwe agira, nibi nanjye ndamufite nubwo nyine tutabana, ariko we nta n'umwe afite. Rero nawe kwa ko twigana twaraganiriye, ambwira ikibazo, nanjye nyine urabizi abantu bafitanye ibibazo nta kuntu bataba inshuti. Twabaye inshuti rero turaganira, aransobanurira. Gusa nyine nawe ahantu yabaga hari umuhungu ngo yabanaga nawe, uwo muhungu nawe yaramwirukanye, amubwira ati najya kwiga isi, sinzi nyine ikintu ngo bapfuye, yajya ashaka kwikodeshereza. Rero nanjye niwe ngiye kureba byubuza ngo tube tubanye muri iki gihe, kuko ntabwo navuga ngo ngiye kujya mu muhanda, nta muryango mfite ubu ngubu ngo nahita njyaho. Ngo n'imodoka barazifunze, ntabwo navuga ngo ngiye Kayonza, kandi nabwo ngiye Kayonza hari ibintu byinshi byahinduka, kuko na mukecuru nawe ubwe niyorohewe. We ntibigiye guhagarara wenda mu gihe amashuri azaba yongeye gufungura? Ntabwo ishuri naryo narireka, byuza niyo nanajya no ku ishuri nkavuga ikibazo mfite, ntabwo bakanga ko niga, nta reportinga ku murenge, kuko kwiga niho nkesha ibintu byose nshaka kuzageraho imbere. Ntabwo nareka ishuri rero mvuga ngo nuko nahuye n'ikibazo nk'iki ngiki. Harya ntabwo mwishyura ku ishuri? Turishyura, ariko nyine iyo ufite ikibazo ujya mu buyobozi bukagufasha. Mwishyura ngahe? Ku ishuri fagitire iyo ugiyeyo bwa mbere baguca 40,700.
ariko wari warishyuye nta kibazo byari. nari narishyuye igihembwe cya mbere n'iki cya kabiri nacyo ngiye kuzacyishyura nimbona amafaranga hari umuntu wanyemereye kuzayampa. Ntabwo byoroshye cyane. Aho se harimo iki mu gikapu? Ni imyenda mike nitwaje yo kuba njyanye nkaba ndimo ndakoresha indi nzagaruka kuyifata. Aho hantu nta bintu wabyawe wasizeyo? Ibikoresho biriya ariko ni bikeya biri ibindi byose nkaho nsa nk'ubigiye kubitwara kuko ningezaho ibi ngibi nkabona aho ndi buze kubishyira ndahita ngaruka mfate n'ibindi kuko hariyo gitari hariyo na telefoni n'ibindi n'indi myenda n'inkweto. Uriya mudamu mujya mubasha kuvugana? Nyine nk'ubu twari turi kumwe twavuganaga gusa nabonaga nta gitekerezo arimo arabigiraho kandi igihe nkabona ko umuryango we nyine tutarimo turumvikana. Uriya mudamu nta kibazo twari dufitanye ahubwo umuryango yagiyemo niwe wamuhinduye, ari mama wiwe ari anko we n'abandi musaza we nibo twagiranye ibibazo nabimubwira ntabyumve ahubwo bakumva ko yarazaga kumbwira ati mwana wawe watuzaniye ibiki n'ibiki akabyumva kurusha uko nanjye namusobanura akabyumva. Rero ibyo ngibyo nabyumva natekereza n'ukuntu iriwe nkora, natekereza n'ukuntu hari undi mwana twabanaga bo bafataga nk'umwami nyine gusa nyine nk'umuntu utaba udafite icyo apfana nawe ahantu ugomba kubyihanganira. Naremeye ndabyihanganira gusa nababazwaga n'ukuntu bazaga gasanga ninjye uri mu makosa kandi nta kosa na rimwe nigeze nkora. Ibyo rero bigatuma hari ibindi bintu biva bakifuza ko mba muri uwo muryango kuko amafaranga bari bamaze kuyakoresha ntayo mafaranga yose baragiye nta n'ikintu kizima bigeze bayakuramo sibyo kuyafata nyine bakayangiza ngo nuko umwana ari umuhasitari ngo yayabahereza n'ayandi ariko nta kibazo buriya hari ukundi kuntu Imana izabitegura. No kwizera hari ukundi kuntu Imana izabitegura. Ati hari ibyo ndi guteganya, hari umuntu ngiye kureba sinzi nimba biri bukunde nta nubwo bizi neza ko wenda muri buhite mubona ubwo aho kuba cyangwa se uburyo bwo kubona aho kuba. Nibitagenda gutyo urarara he urabaho gute? Bitagenze gutyo se ntago nabura ahantu ndara kuko hari abantu benshi bajyaga bamamagara bakambwira ati vaye tube turabanye muri ghetto mu gihe utarabona aho kuba nahita mpamagara umwe muri abo ngabo b'i Kigali nkagenda nkaharara nkaba nshaka ahandi hantu ho kuba. Ntabwo nahabura ahantu ho kurara kuko ikintu cya mbere ndimo ndarwana nacyo niyo mpamvu ubona ko ari ku manywa sinshaka kugenda nijoro ngo ugende njye kuburabura mbura ahantu ho kurara. Rero niyo mpamvu ngomba kugenda nkarwana ishyaka ku buryo ndibuze kubona aho kurara ntabwo nshaka kongera kurara muri cya kizu n'ibiki. Turi kuganira na Starboy cyangwa se Fisto, muramuzi mwana wamenyekanye cyane wavuye mu buzima bwo ku muhanda. Ni ukuri hari icyizere cy'uko ubuzima bwe bugiye guhinduka. Ni umuhanzi afite impano, ni n'umwana bigaragara ko afite discipline kandi yarari kugaragara nk'ari mu bana bafite ejo hazaza heza bitewe n'uburyo ubuzima bwe bwari kugenda buhinduka. Ariko nanone ntabwo bimeze neza nyine murabona ko yirukanwe mu muryango w'ahantu yarari. Ubu haravuga ko ibintu ntabwo bimworoheye cyane kuko ntaho kuba kugeza ubu ngubu bafite no kugenda ashakisha cyane. Fisto, kwibana uzabishobora? Ntabwo nzaba nibana, nzaba mfite undi muntu tubana. Ntabwo bumva ko we yari asanzwe amenyereye ubuzima nk'ubwo ngubwo buriya hari ikintu kimwe nzamwigiraho ariko nakwibana ntabwo byananira kuko nibanye kenshi ndi mu muhanda. Ati n'ubundi nta kintu cyananira. Niki kintu se kindi wenda uramutse uri kwiga wabonye aho kuba waba ukeneye kugira ngo ubuzima bwawe n'ubundi bumere neza? Rero ikintu nkeneye ni ugukora. Mvuye nko ku ishuri nkajya gukora ya masambusa nubwo nyine biba bitemeye nk'umuntu w'umunyeshuri gusa nta kundi kuntu nabikora kugira ngo mbone uburyo nakishyurira nyine amashuri byo kurya. None muri iki gihe cya kudabona nabona ibintu byo kurya bari ibintu by'intambara, nta muntu urimo urasohoka mu nzu n'ibiki. Ibyo ni ibintu biba bikeneye by'ibanze. Cya mbere nyine nkeneye ni ugukora amasambusa. Kubona aho kuba feste muri iki gihe cyaguma mu rugo ukaba wanabona n'ikintu cyo kurya. Ibyo ngibyo byonyine. No gusenga rero buriya ikintu cya mbere kandi urabizi Imana iragukunda, yagukuye muri bwa buzima n'ubundi irakomeza kugufasha sibyo? Nawe nibyo nshaka. Rero ikintu uri bukore n'ujya kureba uriya mutipe ugomba ukabona nyine bitari gukunda umpamagare. Niba ndaguhamagara nkubwire. Menyesha wowe menye ko wenda wabonye aho uri burare muri ino minsi mu gihe
tugitegereje ko hari ikintu Imana wenda yagenda ikora kugira ngo ubuzima bwawe bwongere busubire mu muryango. Nshimira abantu bose badukurikiye bari kureba iki kiganiro cyangwa se bagiye kugira ikintu bafasha Fisto kugira ngo yongere amere neza, yongere yishime, yongere abo mwana ugaragaza ko yatanga icyizere ku buzima cyangwa se ejo hazaza he. Fisto ukomeze kwihangana, ubwo ibindi turakomeza kuvugana mukurikirane. nta kibazo.